Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri H&M Fast Food. Uyu munsi tugiye kureba uburyo twateka imboga nziza ziryoshye ku kigero cy'uko iyo ziriye wibagirwa inyama, niyo warya inyama ntiwarenza imwe kuko imboga uburyohe bwazo burusha imbaraga uburyohe bw'inyama. Rero izi mboga zacu zitetse kinyamwuga kandi nawe nureba iyi video imboga uraza kuziteka zikuryohere buri munsi, ntago zizajya zibura ku biryo byawe. Ikindi hari ubundi buryo bwiza nshaka kubabwira mwajya mubikamo imboga ku bantu bafite firigo. Imboga urazikata ugakata duto duto ukazishyira mu isafuriya ugashyira ku muriro, zamara gufata umwuka ugasukamo amata, ubundi ugapfundikira byibura iminota itarengeje 10 yabaye myinshi, ukazikuraho zigahora. Ubwo ni mu gihe ugiye kuzibika, ukazishyira muri box yawe ubundi ugashyira muri firigo. Buri munsi ukajya ugenda ukuraho izo ushaka guteka bitewe n'ingano y'izo ukeneye, izindi ukazigumishamo. Izi mboga nuzibungabunga muri ubu buryo ukaziteka nk'uko nazitetse muri iyi video, uzarya imboga we kuzihaga.